Yesu ashimwe. Yesu ashimwe bana b'Imana, igitondo cyiza cy'umugisha. Turashima Umwami Imana ko yaduhaye ikindi cyumweru, icyumweru cy'umugisha. Nigeze mbabwira ngo iyo Umwami Imana atwongereye igihe hari ibyo ataradukorera, aba atwongereye kurama. Ni muri twese ukuntu turi hano, twese duhora tuvuga ngo bizagenda neza, Imana izabikora, Imana izahindura amateka. Ni uko Imana itwongera icyo gihe cyo kugira ibyo byose bizakorerwemo hano. Hari n'ubwo ibyo tuba twaragiye dukora mu buryo butandukanye biba bitaragiye bigenda neza bikanga, ariko Yesu yongeye kuvuga ngo jugunya inshundura yawe, ongera ujugunye inshundura yawe, niba iburyo byanze jugunya inshundura yawe ibumoso. Ngewe muri iki gitondo nakubwira ngo urabona, ushobora kuvuga uti yo kwa mbere nako kugiye kurangira ntacyo ngezeho, imyaka itambutse ntacyo nagezeho, ariko ngewe nakubwira noneho jugunya n'inshundura yo gukunda Kristo, yo kumwegera, yo kumugisha inama, urebe ko bidakunda. Urebe ko bidakunda, ugire application yo kuba mu bwami bwe no mu buzima bwe bwa buri munsi, kugira ngo urebe ko hari icyahinduka wenda. Ariko ibi nabyo reka mbigerageze, jugunya inshundura. Umwami Imana rero yatugiriye neza, yaduhaye imvura. Byari byananiye kubyuka kubera imvura kandi je pense ko iri mu gihugu hose, iri ahantu hose, si no mu gihugu hose, no muri East Africa ahantu henshi mu bihugu harimo imvura, ariko ni umugisha. Iyo ari Imana yayitanze iba ari umugisha. Turasaba Imana ngo igwe neza. Buri gihe uko imvura iguye mpita nibuka ba bantu igitwara, nkabwira Imana dufashe iyi mvura ntigire umuntu itwara, ntigire umuntu isenyera, iza ari umugisha, ntiza ari umuvumo, ntiza izanye ibibazo, sibyo? Yego. Ndabashimiye. Reka tubwire Uwiteka Nyiringabo ngo wakoze kubw'igitondo cyiza uturemeye, kubwo kuduha kuruhuka. Mwami Yesu Kristo, Mwami w'amahoro, Mwami w'icyubahiro, twongeye kuzamura ijwi ryacu muri iki gicuku nk'uko twabyiyemeje, tuvuga ngo buri gicuku uzajya wumva, buri gitondo uzajya wumva ijwi ryacu, twerekeze amaso yawe kuri wowe, twerekeze isengesho yawe kuri wowe, twumve icyo utubwira. Tugushimiye kubw'ijoro ritambutse, tugushimiye kuduha gusinzira, tugushimiye kuduha kubyuka amahoro, tugushimiye Mwami kuturwanira intambara intoya n'inini, tugushimiye Mwami ko muba umwanzi yagize igitambo muri iri joro tutarimo, kandi tugushimiye ko Mwami n'abatabashije gusinzira neza ariko bagifite guhumeka, bafite amahirwe yo kongera Mwami kubaho no kubona ibyiza byawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, turagushimiye kuri byose, kandi tugushimiye kuduha igitondo cyo kukuramya no kugushima no kuguhimbaza, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane Mana. Reka Mwami n'ibisigaye tubane nawe, twumve ijambo ryawe kandi tugendane nawe mu bintu byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turashima Imana ko yongeye kuturemera umunsi kabisa, ikaba yaduhaye ijoro. Nawe uvuga uti ntabwo nasinziriye neza, ni ukuri wihangane, ariko uvuga uti nubwo bimeze gutya naramutse. Ntabwo twese turi mu rugendo rumwe, nako turi muri period imwe. Urugendo rwo rumwe turarukomeje rwo kugendana kujya kwa Kristo, ariko ntabwo turi muri season zimwe. Hari abari kwinjira muri urwo rugendo, hari abari kurugeza hagati, hari abari kuruvamo, hari n'abari kuva mu gihe cy'ibigeragezo, hari n'abari kurangiza igihe cyiza, nabo bari kwinjira mu yindi period. Ntabwo ibihe byose bihora bisa. Imana ngo yajyaga ifata Abayisiraheli igihe bari guhindura ibihugu bagenda babibamo, ibasigira abami bose bakuramo, ariko ngo ibasigira abami b'Abamoni, Abamowabu, bo niba ari n'abaki, ni ubwoko butatu yabasigiye. Irangije ngo iravuga ngo ngira ngo ni Abafilisitiya, ni ubwoko butatu yabasigiye. Irangije ngo iravuga ngo bajye bahaba, ngo mu gihe cyose Abayisiraheli bibagiwe Imana, izajya ihagurutsa ubwo bwoko kubarwanya, ngo bongere bagere gute, ngo bibuke Imana. Izajya ibirukana ruto na ruto. Ni ukuvuga ngo Imana ijya yemera ko tugira ku ruhande ikintu gihora kitwibutsa ko dusenga. Nta muntu kuri iyi si uba utagifite. Ntitubaho mu buzima bungana, buri wese afite ikimugoye gituma ahora ahangayitse, ariko aba ari n'abarusha abandi kubaho neza, ariko tujuru haba hari ikintu gihora gituma
uba uri guhonda ku muryango w'Imana yibwira ngo ndakwinjize gikore, ariko icyo kintu gituma ugumana n'Imana, ntabwo ari icyo kukwica rero. Utanakibonye ntabwo upfa kuko ugisaba umwaka ukarangira n'undi ukaza, ariko utanakibonye ntabwo upfa, ariko turinginga Uwiteka Imana ngo nacyo igikore, wenda ishyireho ikindi ariko nicyo cyavuye mu nzira kugira ngo twongererwe kwizera. Iyi topic rero twayitangiye abatarabibashije kubyumva n'abashyashya, Facebook birahari, nakoresheje ifoto imwe kugira ngo bigaragare ko bidatandukanye, na Instagram birahari, so twatangiye tuvuga ngo aho amategeko ya Mose atandukaniye n'aya Kristo, kugira ngo tubashe kudisitenga ineza y'Imana twagiriwe. Bibiliya iravuga iyo tuvuga intwari z'abizera dutangira tuvuga kanaka yakoze ibi, kanaka yakoze ibi, ariko hakageraho tuvuga ngo abo bose bagiye batabonye ibyasezeranyijwe. Bari abizera babashije gukiranuka kubwo kwizera, kubwo impano yo kwizera Imana yatanze mu isezerano rya kera. Bari abantu bagize imirimo myiza, bagize kwikoma kubahiriza amategeko nk'uko byari bikwiye, ariko bitavuye ku mirimo yabo, bwari ubuntu. Ntabwo simvuze ngo barabyubahirije, ahubwo bwari ubuntu. Nka Aburahamu yabihawe ku buntu, ba Mose babihawe ku buntu, ba Eliya babihawe ku buntu, ba Henoke babihawe ku buntu. Nyine Imana yo ifite ukuntu yajyaga ibitegereza ikabona bafite umutima usa n'uwayo, atari uko bakoze imirimo myiza, atari uko bitwaye neza. Dawidi rwose ibiganza bye byari byuzuye mu maraso, ariko Dawidi niwe ijambo ry'Imana rivuga ko azabyara umwami. So rero abo ngabo bagiye bahabwa impano yo kwizera Imana n'impano yo gukiranuka ku buntu bitavuye ku mategeko, ariko hari n'abandi bantu babayeho kubw'amategeko, ariko kuko bari barananiranye, abo ngabo biri bita ngo ni ibivume. Ntibigeze banababarirwa, ntibigeze banakizwa kubera ayo mategeko, ahubwo barapfuye. Kandi bapfa ubutazagaruka kuko ntacyo amategeko yabafashije. Bibiliya ikavuga rero ngo amategeko yari umushorera udushorera kuri Kristo, utwereka wari umushorera, yari amategeko atuzana kugira ngo azatugeze ku gakiza, kubera ko igihe cyo kuva mu mategeko kugera igihe agakiza kari kuza, hari urugendo rurerure cyane. Imana yibona ko nta kundi kuntu izabasha kujera abantu badashobotse, ibashyiriraho amategeko ngo bayabeho bafite ubwoba, ukuvuga ngo nidukora ibi ngibi turahanwa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo amategeko yashyireho ibivume, yashyiriyeho abantu bananiranye, bazi ko nibayakora birabera igihano. Ariko Imana yo ko yari yarateganyije ko izazana, niyo mpamvu Yakobo ari kuvuga, ari kubwira abana be ibizaba, ari kubabwira ibizaba. Yageze kuri Yuda aramubwira ngo wowe, ngo inkoni y'ubutware izaba kuri wowe, ngo ariko ngo ntizakuvaho ngo nyirayo ataraza, niko birivuga, sibyo? Ati ntabwo izakuvaho nyirayo ataraza, niko yavuze. Nyirayo uzagira ubutware iteka ryose. Yesaya nawe ari kwerekwa iby'umwana w'umuhungu duhawe, yaravuze ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, ngo ubutegetsi buzaba ubwe ibihe byose, sibyo? Ubwo byasiguraga ko Kristo azaza akima ingoma y'ibihe byose, ntabwo ari ingoma y'iyi si, kuko Yesu Kristo ntabwo ari umwami w'iyi si. Yesu Kristo yanesheje iyi si, arayituneshereza kugira tubashe kuyibamo, ayigifiteho n'ububasha, ariko ntabwo ari umwami w'iyi si. Ashoboye byose ariko si umwami w'iyi si. Isi ifite undi mwami wayigabanye. Cyakoze ntabwo ndamenya amakuru y'isi nshya, ariko nzi neza ko natwe turabami n'abatambyi, ariko bafite ubutware muri iyi si, ariko bimye mu ijuru. Dufite ubutware muri iyi si, ariko twimye mu ijuru, twicaye iburyo kwa data. So rero tuza kuvuga ngo reka turebeho ko twakora reviziyo ntoya duca mu mategeko ya Yesu Kristo, kugira ngo tubashe kubidisitenga, kubera ko ni kenshi, ni ukuri nsimbabeshya, nagiye mpura n'umuntu amubaza amakuru ni meza, se urakijijwe? Ati se gukizwa ni iki?
nkamubaza se usengera he, ati reka dati ngewe sinsenga, ati ariko ni ukuri ndi umugwaneza, ati mfasha abakene, ati ni ukuri nta nubwo nsambana ntabwo mbeshyeye. Ugasanga umuntu ubuzima bwe fondasiyo yo gukizwa kwe yubakiye kuri ibyo. Kandi Yesu akavuga ati unkunda azitondera amategeko yanjye, unkunda azakoresha amategeko yanjye. Ngo noneho nunkunda ukitondera amategeko yanjye ngo musabe ibyo mushaka. Arangiza akavuga ngo ariko nunkunda ukitondera amategeko yanjye ngo ngewe na data tuzaza aho uri tubane nawe tugumane nawe. Ukavuga uti se aya mategeko Yesu Kristo yavugaga ni ayahe? Noneho itegeko rya mbere twari twabonye ryavugaga ikintu cyo kuvuga ngo kubyarwa ubwa kabiri, kuba icyaremwe gishya. Ntabwo ushobora kwitondera amategeko y'umwami utabereye icyaremwe gishya. Bisaba kubanza ukamwizera akaba umwami w'ubuzima bwawe, ubugingo bwawe, kugira ngo abashe kukuyobora bimworoheye. Arangije aravuga ati yemwe abarushye n'abaremerewe. Ntiyigeze avuga abaruhijwe n'ibi bibazo byo muri iyi si gusa, kuko biriya ni ingaruka z'icyaha, ahubwo yavugaga abaruhijwe n'icyaha. Abanyakatolika bakita icyaha cy'inkomoko. Ni icyaha gitera urupfu rwa kabiri, icyaha cyicisha. Abo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Nibwo yavuze ngo kandi umutwaro wanjye nturemereye ngende umugwaneza. Niyo yavuze munyizere, munzanire imitwaro mwikoreye, munzanire n'ibyo byaha byanyu mbafashe kubivamo, mbibikorere, mugendere mu munyenga w'ubugwaneza bwanjye. Noneho arangije nibwo yagiye atanga mu ma evanjiri yose, yagiye atanga ibyiza bye, yagiye abahibwira imigani, amagambo y'ubwami bushyashya buje, akavuga ngo mwamukumbi muto mwe mwishime kuko data yifuza kubaha ubwami. Ubwami yifuza ni ubwami bwa Kristo, kandi aravuga ngo bwarahageze. Ubwami bwa Kristo bwarahageze, burahari. Iyo umuntu yakiriye Kristo umwami n'umukiza aba yinjiye mu bwami bwe, hanyuma agatangira kugendera umwuka wera ahita aza mu buzima bwe, agatangira kumubwira ngo umvira ijwi ry'umwuka wera, iki ariko ntabwo ari cyiza, iki ni cyiza, kora iki ngiki. Aribwo hazamo gukunda ijambo rya nyiri ijambo, tugatangira kujya twumva ibyo nyiri ijambo ashaka ko dukora. Aribyo birimo aya mategeko ye yakomeje kubwira abantu ati data ibyo wantumye byose narabibahaye. Niyo mpamvu tugomba kubyitaho. Ama evanjiri ya Yesu Kristo twari dukuriye mu bakatolike bagiye babidusomera mu ivanjiri, ariko ngewe nifuza ko biba ubuzima, kandi koko hari abantu byabaye ubuzima, sibyo? Ku buryo dufate nk'urugero, hari ubwo ngewe nkavuga Mana, amaraso yawe yoza ururimi rwanjye, kuko ijambo ry'Imana Yesu yarabyivugiye ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Uranyumva? Amagambo menshi umuntu aba yavuze ntaburamo ibicumuro. Ntabwo yavuze ibyaha kuko ntituri abanyabyaha, turi abana b'Imana ko twabihawemo impano, nta cyaha kikituriho, ariko amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Amaraso yacu rero y'umurengezi utajya usaza tukayatura, Imana amaraso yawe aturengere, sibyo? Ubwo ngubwo mba nirefeye ku ijambo ry'Imana, mba nirefeye ku mategeko ya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana waba wageze mu kigeragezo ukumva rirakubwiye ngo uri muri mwebwe ariko rero arutaba uri mu bisi, ntugire ubwoba. Kristo wakiriye afite imbaraga kurusha biriya byose uri kurebera inyuma. Ndi umuhamya wo kubihamya, njye namaze kubona ko uri muri njyewe afite imbaraga cyane kurusha uri mu bisi, sibyo? Ukongera ukagenda ukavuga uti ariko Yesu Kristo yaratubwiye ati ariko ntimukiganyire ngo ejo muzarya. Iki ni ryo tegeko twarebye hejuru. Ati se uburabyo bwuma ati se bwo Imana ntibugaburira, ntabwo bukora? Ati ariko muruta uburabyo bwinshi, muruta ibishwi byinshi. Ugahita wibuka koko hari igihe cyatambutse kinini wageragejwe, ariko uyu munsi ukabigize gute? Ukiriho kandi wambaye imbaraga z'ubutsinzi. Akavuga ati rero ntutinye, nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiye. Ugasanga amategeko ya Kristo ni amategeko y'ubugwaneza, arimo kumwizera, nyizeraho gusa. Niyo mpamvu yabwiye na bari abantu bose yagiye akiza, yarababwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe kuko wizeye Kristo. Ngo mwami Yesu mwene Dawidi mbabarira. Icyo gihe umuntu yabaga agize umutima wo guca bugufi avuze ngo gukira kwanjye kuri uriya mugabo, nawe ntabwo yahitaga avuga ngo kira iyo ndwara, ahubwo yahita avuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ukuwe mu gitabo cy'urupfu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Akira kubabarirwa, hanyuma ugahita wakira impano yo kubabarirwa ibyaha. Yesu amaze no gupfa rero byari automatically wakiraga Yesu Kristo umwami n'umukiza, n'indwara zari zikuriho ukazibagirwa.
kubabarirwa. Icyo gihe ukaba ukirijwe mu byimba ya Kristo, kuko muri Kristo byose birimo. Iyo turivuga ngo twahawe imigisha yose muri Kristo Yesu, njyayo iki cyanditswe ukuntu nyumva, numva turi kwirefera mu by'iyi si, ariko twahawe ubugingo buhoraho, twahawe gukizwa indwara, twahawe kuvana nk'imivumo, twahawe umugisha, twahawe ineza y'Imana, ariko twahawe no gushaka Imana n'ibindi byose tukabyongererwa, byo biza no ku mwanya wa nyuma. Iyo turi kuvuga ngo twahawe imigisha yose muri Kristo, akenshi mbona turebera mu ndorerwamo y'ibifatika, ariko twahawe ubugingo buhoraho, twahawe kuba abatambyi, twahawe umubiri udapfa. Umubiri udapfa si uyu mvuga, ni ya mibiri yo mu ijuru. Twahawe gukira indwara, twahawe gukandagira inzoka na sikorupiyo, twahawe kurya icyica ntikitwice. Ni bande mushyira agatoki hejuru abantu bamaze kurya amarozi menshi kugeza isaha bakaba amarozi atarabica? Ngewe nyaruka mu nzozi kenshi, nyaruka mu nzozi, rimwe bakanteza iby'uruhu ngo ngo uruhu rwanjye rwangirike, mu gitondo ngasanga uruhu rwanjye rwasataguritse, ibintu byavuyeho kandi nari rwandyaga. Twahawe rero inzoka kunywa ibintu ntikitwice, twahawe kuvuga mu ndimi nshya. Niyo mpamvu imigisha Yesu Kristo yatanze, imigisha yose Kristo atanga iri muri we. None se ubu nkubwiye ngo guhabwa kuvuga mu ndimi nshya ni umugisha, wapfa kubyemera? Avuga turiya ni bimwe by'abarokore, ariko kuvuga mu ndimi nshya ni umugabane w'umwuka wera. Warahawe umwuka wera rero, byose uba warabihawe. Hari akantu nigeze mbona bari kuvuga ngo muri uyu mwaka baguhitishijemo guhabwa inzu no guhabwa umwuka wera, wahitamo iki? Njye nahitamo umwuka wera, kuko umwuka wera wazana n'amazu nk'igihumbi, sibyo? So ibyo ngibyo turabizi ku bantu baza akamaro k'umwuka wera. Twahawe n'umwuka wera rero, ngo uwo mwuka naza azababwira ibyenda kuba, azemeza ab'isi iby'ibyaha kugira bihane babe abakiranutsi, azababwira nimugera imbere y'imanza, azababwira ibyo muvuga, azababera abadivayiza. Ni Jesus without boundary, ni umwami Yesu udafite umupaka, kuko Yesu abayeho mu buzima bwe yabaye mu Bayuda, yagarukiye hariya mu Bayuda, ntigeze agera hano mu Rwanda, ariko yaragiye, none umwuka wera twaramumenye. Niyo ngo umwuka wera we ni sa limite, sibyo? Uyu munsi rero turibukiranya ku kintu kivuga ngo nuko rero ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, aribyo ibyo ngibi turi gukora. Sinzi niba uku gusenga mu gitondo nta bantu biragirira akamaro, nta bantu birahindurira ubuzima, kuko iyo utangiye kwagira aptitude yo guhorana n'Imana buri gitondo, mu bishuti, mu mwuka, mu mutima wawe utangira kubohoka, kuko iri jambo rirakiza. Ijambo ry'Imana rirakiza, gusenga birakiza. Gusenga ni ikintu kimwe, ariko kidaherekejwe n'ijambo ntabwo kiba cyuzuye. Kuko ijambo niko kuri, ni naho imbaraga z'umwuka ziva, sibyo? Mwanyumvise? Umwuka wera ntashobora kubana nawe 100% udafite ijambo. Ashaka kuguha impano, ariko izi mpano zizarerwa n'ijambo no gusenga. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo ahubwo mubanze ibyo byose bya bindi byose imitwe yacu itekereza, ibyo mube mubishyize ku ruhande, yewe mube mubishyize ku ruhande. Mutavata hati ubwo ntabyo yagezeho nzabigeraho, mube mubishyize ku ruhande, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ubu nibyo byonyine tugomba kubanza tugafokasingaho, ngo no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko iby'ejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Yesu we ntiyigeze yirengagiza ko umunsi ufite ibyiza, ariko yaravuze ati uko byagenda kose buri munsi ugira ibibi byawo. Kuko ntiyigeze nabwo yirengagiza ko umwami w'isahari afite kandi ibikorwa bivuga ngo muri uru rugendo n'ibibi bigomba kubamo. So rero mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Simbabwiye ngo mufate amasaha yanyu yose y'akazi, ayo kuruhuka, aya siporo, muyahe Imana. Byaba byiza muyahaye Imana, kuko ibyo dukora byose ni ibyo kuramya Imana, ariko mubanze mufate amwe mu masaha runaka. Nk'ay'igitondo ni ukuri ni meza, twahisemo. Naravuze ngo mbere ya 12:30 muzajya mubona iyi audio, yaba ari njye wayikoze cyangwa undi muvandimwe umwuka wera yaba yahaye umwanya akadufasha. Ariko ndavuga nti se, guhera 9:00 ku bantu bakunda gusenga kujya 12:30 harimo umuntu ushobora kuba yabyutse akumva rino jambo rigahita rimutera imbaraga zo kuvuga ngo
mwami Yesu wakoze, agatangira agasenga n'ijambo rikamwongeramo imbaraga, nawe akaragiza Imana umunsi, akanezererwa n'ijoro ryatambutse, akagenda yumva akunze iby'Imana. Rero aya masaha ni meza, yadufasha kubanza gukunda Imana no gushaka gukiranuka. Birashoboka ko wafata isaha ikabamo gusenga, ikaba no gusomamo ijambo, ukabyuka ukajya mu kazi, ukaba ufashe petit déjeuner y'igitondo mu mwuka, kuko ntabwo turiho ngo tugaburire uyu mubiri gusa. Murabona noneho niyo tugiriye ubuntu tukavuga ngo iyi minsi tugiye gusenga iminsi 3, sibyo? Iyo tuyisenze rero bitubera byiza, sinzi niba tubyumvikana. Iyo iminsi 3 tuyisenze usanga hari ikintu cyahindutse. Ni ukuri hari abantu benshi byagiye bifasha, ngewe byagiye bimfasha. So hari irindi banga nzababwira ryo gusenga amakwiyiriza, habamo imbaraga z'umwuka, kuko umubiri wacu iyo utariye, muri kubona ko umuntu agizwe n'umubiri, ubugingo n'umwuka, ari naho Imana ituye, ari naho umwuka wera aba. Igihe cyose uyu mubiri wawunanije, n'ubugingo ntabwo bukora neza, bucika intege, kuko ubugingo buba activated n'uyu mubiri, n'uwo ubuhereza iby'isi biri hanze bishobora kumutiva gukora ibyiza cyangwa ibibi. Buriya amarangamutima aba mu bugingo, ibyiyumviro biba hehe? Bituruka mu mubiri, umubiri wuzuye ikinure cyangwa se umubiri ushonje. So rero umubiri n'ubugingo iyo byacitse intege, umutima uba activated, ugira imbaraga. Iyo wagize imbaraga rero, umwuka yarabasha gukora nta kiwuziga. Sinzi niba ni revelation ku bantu bakunda kwiriza barabizi, ubashije kubibamo wazabihishurirwa nawe. So twagize ibihe rero byo kubasha gusenga, ntabwo twagiye dufata iminsi myinshi, ariko uko umwuka arazajya atuyobora tuzajya tuyifata. Hari abantu basengera muri Zion bari mu minsi 7 irarangiye, abasengera muri Women bari mu minsi 21 irarangiye. Ni ukuri Yesu yarabyivugiye ati icyo nta kindi kigikuramo. Ntabwo yigeze atanga indi garanti, icyo kibazo gifite ukundi kuntu kizakemuka jamais. Yaravuze ngo icyo nta kindi usibye gusenga wiyirije ubusa, sibyo? So tumaze kubona rero ko itegeko ry'umunsi ritubwira ngo ahubwo mushake iki? Ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Yesu yigeze yicara aravuga ati ariko twavugije imyirongi ngo twicaye mu maguriro, ngo tumera nk'abicaye mu maguriro, ngo turirimba kugira ngo mwumve. Rero mutabona ibya Yesu biteza imidugararo, ariko aho byateje imidugararo bikiza benshi. Abashaka gukira birabakiza. Nkibyuka mu gitondo, ijambo nakiriye naje ijambo rimbwira ngo ijambo ry'Imana rirakiza. Ijambo ry'Imana rirakiza. Ijambo ry'Imana ni miruwari, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana, mbaza umwami Yesu gute se nabwira abantu ko ijambo ry'Imana rikiza kandi mpora ndisoma. Aransubiza ngo kuko ijambo ry'Imana ari njyewe, njyewe nyirizina. Ijambo ry'Imana ni ijambo, iyo rigeze muri wowe riragenda rigahindura ubuzima. Ijambo ry'Imana, wari uzi ko waba usoma ijambo ry'Imana uri kwisomera ibisekuruza bya Yesu Kristo urwaye kanseri ukahita uyikira? Ijambo ry'Imana biravuga ngo ijambo, nyir'ijambo, ijambo ryayo ryifitemo imbaraga zo kumanuka rigasohoza icyo waritumye ashaka, ngo ntishobora gusubirayo ridasohoje icyo waritumye ashaka. Biri muri Yesaya 55:10 10. Niko Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga byo gusohoza icyo waritumye ashaka. So ndagira ngo mbabwire rero, iyo duseze tugashyiramo n'iri jambo ritoya, tuba twakira ibiryo by'umunsi by'umwuka wacu kugira ngo ubashe kugira imbaraga. Ntimukaryitunge ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Wowe ni umwami Imana yavuze ngo ntirizagaruka ubusa. 55:11 ngo ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye, sibyo? Ijambo rero ni irya nyir'ijambo, irya Kristo. Dushima Imana rero kubw'umunsi mwiza wo kuwa mbere. Iki cyumweru tugitangiranye n'ijambo, kitangiranye n'imbaraga. Ngo ariko bo bazamera gute? Ngo bazamera nk'ibizu
ikizibura ngo ntikibasha gusaza ahubwo kigenda kiyuruburura kandi gihorana imbaraga, they will be like eagles, gihorana imbaraga, gihora gifite imbaraga zo kuguruka. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko twakiriye kuba nk'ibizu, ko twakiriye kuba twiyuburura twongera tukaba bashyashya kubw'ijambo ryawe n'imbaraga zawe. Tugushimiye ko wongeye kuduhereza igitonyanga cy'umunsi ngo ubugingo n'ubuzima bwacu dusubizwemo imbaraga. Tugushimiye kandi ko twibukije ibyo wasize udutegetse gukora. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, udushoboze mwami kumenya iby'ubwami bwawe no kongera kugukiranukira. Dushoboze kugaruka muri wowe no kuba muri wowe, nawe ukaba muri twebwe, tukaba umwe na data. Kandi dushoboze mwami kwitondera no kumva amategeko yawe kugira ngo ubashe kubana natwe ibihe byose. Reka mwami ntatubere amategeko atubera ubuvuma, ahubwo atubera amategeko y'ubugwaneza mu mitima yacu. Kandi twakire urukundo n'imbabazi byawe bya buri munsi, twakire n'ubuntu bwawe, kuko mwami hari ubwo tuzaba tugerageza bimwe bitwangire, kuko ibintu byose ni ukwitoza. Ariko Yesu, hamwe nawe byose tuzabishobora, kuko uri umwami wacu kandi uri umwami w'urukundo. Uyu munsi turaguhaye ngo mwami ugendane natwe, uduhe imbaraga muri byose, duhe kwirinda, uduhe umwuka w'ubwenge kandi uduhe umwuka wo gushishoza no gutuza muri byose. Amahoro yawe mu mitima yacu, ariko ibiganza byacu byuzure umugisha wawe, amaso yacu abone ibyiza kandi tubashe kwakira ibifatika. Mwami, ibintu byose turwanye nabyo kubona igihe gitambutse, uyu munsi ubiduhe. Ni ukuri kw'Imana turabyakiriye kandi turabigushimiye. Urinde buri umwe, tumanuka uturinde, tuzamuka uturinde. Mwami, uburyo bwose twaba turimo, impanuka zose zijye kure yacu mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi umwanzi yateze mu nzira tuyiburijemo mu izina rya Yesu Kristo. Waratwibwiye uti nzaringaniza ahataringaniye, ni ukuri uyobora intambwe z'ibirenge byacu. Ibyari biri kwitambika ngo ineza yawe itatugeraho byose turabisenye. Turatuye ngo ikirere cy'umwuka gisenyuke, kirimo abamedi n'abaperesi. Ibyacu bateganyije ko twakira muri uyu munsi tubyakire. Kandi mwami, ineza yawe ikomeze itwomeho ibihe byose. Iki cyumweru ineza yawe izatugende ku bitugu, umwanzi uzashaka amazina yacu ayabure mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo uba mu bwisho bw'isumba byose ngo azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Reka mwami twese twihishe mu bwisho bw'isumba byose, twihishe mu maba yawe. Buri umwe hano mwami mukize ijisho ryawe ntirikamuve, umushyize mu biganza byawe, kandi ineza yawe ibe mu mitima yacu. Kandi mwami, uko ijambo ryawe warimbwiye ko ari imbaraga, ari ubuzima, rikiza, reka rikize imitima yacu, rikize imibiri yacu, rikize ibitekerezo, abarwayi bakire, abarushye n'abaremerewe baruhure, abibaza ngo bizagenda bite, mwami bose ugaragare nk'igisubizo. Ijambo ryawe rirambwira ngo ariko abo bose batakira Uwiteka bari mu makuba abakiza imibabaro yabo. Reka mwami, uko umuntu yabasha kuzamura ijwi hose, maze mwami ubashe kumwumva. Urakoze cyane Uwiteka Nyiringabo, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Murakoze, nagira ngo mbasabe inkunga, mujye munsengera Imana impe imbaraga. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza. Kandi mbibutse ko ijambo ry'Imana no gusenga byose bitajya bipfa ubusa. Muze gufata umwanya musome Zaburi 107. Sibyo? Zaburi 107, ngabo bose batakira. Zaburi 107 igenda ivuga kategori y'abantu bose bari mu bintu bibagoye, bidasobanutse, bikeneye gusobanuka, ngo ariko abo bose batakira Uwiteka bari mu makuba, ngo abakiza imibabaro yabo, ngo hanyuma bishimira ineza y'umwami wabo yabakoreye. Nanjye nifuza ko habaho kubwira Uwiteka, hakabaho no kwishimira ibyiza yakoze. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza.